bashyiramo munsi ya waguti. Bamaze kushyiramo aho munsi, nyogokuru bakaza nkabumva, bakaza gusaka hirya hari ahantu bari baracukura kandi kobo kasohokaga inyuma, imvura inyuma y'umurumva hari munsi ya fondasiyo gutya, umwobo uhinguka. Uwo bakubitagaho ubwonko bugasohoka, uwo bakubitagaho nyine akakubira ubwo nyine, nuko uko babigenzaga byari uburenganzira bwabo, nta wabakomaga mu nkokora, byari imbaraga zabo, bwari ububasha bwabo bari bafite muri icyo gihe. Noneho ndibuka bamaze kumfata jewe baranzunguza, anjugunya munsi y'umukingo iyo mitu. Nyira ahantu bandutekereze na ubuzima uhagazemo uyu munsi wa none, bandutekereze uyu munsi wa none icyerekezo urimo. Ese uyu munsi wa none uri mu mahoro? Ese uyu munsi wa none reka nkubwire ahantu ari mubwiye mu kanya, uwo mugabo Imana iramukoresha, aho bari banjugunye araza. Urufatiro ruzima ni Kristo, niwe twese twubakaho kandi tugakomera. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi turashimira Imana yabanye natwe kandi yabanye natwe mu bihe byatambutse. Mwabonye umukozi w'Imana ari kuri imbere ya kamera ku Isaha Cyenda TV, ku nshuti zacu ndetse no kuri mwebwe b'inshuti za Kadasohoka mwakoze subscribe, turabashimiye. Ndetse nawe utubonye mbere cyangwa se nyuma ubasha gukora subscribe, share ndetse na comment, kandi ukaba mu banyamuryango b'Isaha Cyenda TV. Aho rero ibiganiro byiza, ijambo ry'Imana, ubuhamya buryoshye, ahantu hose Imana agiye ikura abakozi bayo. Bivuga ngo uyu munsi ni umuhamagaro rero mwamubonye, reka atwibwire kugira ngo mumenye uwo ari we. Murakoze cyane. Haleluya. Amen. Amazina ni Uwizeyimana Dieudonné, nkunda Imana n'abantu bayo, ikindi ndi umugabo ndubatse, ndashimira Imana yigejeje ikora. Avuze ko ashimira Imana ibyo igenda ikora. Dieudonné, ni iki muri iki gihe umwaka uratangiye, turi mu kwezi kwa mbere, ese ni iki mbere y'uko ukomeza ukavuga ubuhamya cyangwa se ijambo ry'Imana, ni iki wabwira abantu bagukunda cyangwa se bagukurikiye? Nzi ko atari ubwa mbere bakubonye ku Isaha Cyenda TV. Ni iki ubabwira mu mwaka wa 2022? Murakoze cyane. Icyo nabwira bakunzi b'Isaha Cyenda TV cyangwa se abantu bakunda Imana, nabifuriza guhirwa muri buri kimwe cyose berekezaho amaboko. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo nta umutima udushije turatinyuka tukagira imbere y'Imana, kandi icyo tuvuze cyose icyo gihe akanwa kacu kaba kabaye nk'akamarayika. Mbahesheje umugisha rero kugira ngo dukomezanye ntawe ushitaje undi. Imana ibahumure. Yewe icyo nkuzo cyane ni imivugo ndetse no kuyobora amakwe. Hari abasore benshi washyingiye, hari abakobwa benshi washyingiye, ndetse hari n'abandi baba bagiye gukora amakwe. Ni iki wabanza kuvuga ku Isaha Cyenda TV ko nzi ko akanwa ko gafite? Imana urakoze cyane. Imana yampaye amagambo meza yo kubwira abantu, ariko abamaze kubaka urugo ndabasabira Imana ishobora byose kugira ngo umuyaga uri mu zindi ngo abo bantu umuyaga ntuzabageremo. Naho umuyaga ari wahagurutse, Imana iwuhagarike mu izina rya Yesu. Ikindi abandi nabo bari guteganya gucyuza ubukwe, ntabwo navuga kubukora, ntabwo ari imodoka, ahubwo abantu bateganya gucyuza ubukwe, nabo ndabasabira Uwiteka Imana ishobora byose kugira ngo ibahe aho bakura ubukwe bwabo, ntibuzaba ubukwe bufite inyatsi na karande, ahubwo buzaba ari ubukwe bufite umugisha w'Imana, burimo ibyo kurya, ibyo kunywa, burimo amahoro, butarimo mbega ibizira by'umwanzi, ahubwo buzaba ubukwe bwatashywe n'Umwuka Wera. Imana ibahe umugisha kandi dukomeze dufatanye n'uwo muco tuwusigasire. Ijambo ry'Imana burya naryo byungikanya n'umuco, kuko umuntu ufite umuco nawe arakizwa bikemera. Ndagira ngo uvugire Imana ariko mu muvugo wenda w'umunota umwe, kuko njya nkumva uvugira inka, igihe kigeze ubivuga no mu gikirisitu.
bivuga ngo rero ugiye kuyivugira umuvugo mu munota umwe. mvugira Imana umuvugo cyangwa ese n'umuntu uri mu birori ariko ushaka kugira ngo uyivugire ariko ubwirana babageni. ndi intore ihimbaza umwami Yesu rugira byose watwitangiye ku musaraba igorogota ubacumisa icumu bavamo amaraso n'amazi yo kutweza umugeni we barakora igisigaje ni ukuza kumujyana bati ubundi kuki wirata birata iki ntirata umwami Yesu ubundi wacumisa icumu bavuyemo amaraso n'amazi yo kutweza nanjye mbabonye agakiza kandi kari ak'Abisiraheli umwenda ukingirije ahera ubutabutsemo kabiri abasore bakabona abakobwa bagakundana nanjye mbona ubwami bw'Imana. Guma Mana iguhe umugisha rero mikoro ni yawe imbere ya kamera naho ngaho umwami yadukuye Yesu aguhe umugisha ngaho komeza. Urakoze Imana ibahe umugisha inshuti z'umusaraba wavuga Imana ayidukuye bwakwira bugacya gusa mbere na mbere mbanje gushimira Imana ihoraho reka mbanze dufatanye tubanje twiragiza Imana kugira ngo uyu muntu ugiye kumva ijambo ry'Imana bigira impinduka ku buzima bwe ndetse wari urushya ruhuke n'uwari urushya buhuke n'uwumvaga ko nta cyizere cy'ubuzima yumve ko nta Imana itavana umuntu. Turagushimiye uwera wa Isiraheli. Yewe ndi umugaragu wawe ndaciriritse ariko nshiye bugufi munsi birenge byawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro ubwami bwawe burusheho kwamamara mu isi yose. Ndagushimiye kubw'abavandimwe, ndagushimiye kubw'izi nshuti, ndagushimiye kubw'ubwoko bironye mu gise cy'amaraso yawe, ndagushimiye izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nandi ugiye kuvuga izina ryawe rero waraze ngo wigishaga abane n'uwigishwa reka aba bantu bagiye kumva ijambo ryawe bahabwe umugisha kandi nanjye mpabwe umugisha kubwabo kubwa Kristo wa Nazareti. Turagushimiye kubw'ineza yawe tugiye kumva ijambo ryawe reka ritubere imibavu umwami Imana isumba byose itunga ubugingo bwacu n'imibiri yacu kuko wavuze ngo roho nzima itura mu mubiri muzima mu izina rya Yesu. Ndagushimira kubw'amaraso yawe noye n'iteka ryose ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana duhana umugisha reka tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi twa cyambere turahera ku murongo wa 4 turasoma nk'imirongo nk'ibiri gusa tuganireho ubundi mbabwiraho Imana intuye. Hari abantu bamwe babona turi guhurira mu bukwe n'ijya no hino hanyuma niba yanyicaje ariko nisezerano niba yasohoje hagaruka kubera ko ndi mwiza cyangwa nzi kuvuga cyane ahubwo ni ukubera wa mugambi w'Imana. Reka twakire bene data dusomera iryo jambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo yanditse ngo gusenga kwa Nehemiya. Amen. Umaze kumva izo nkuru ndicara ndarira. Mara iminsi mbabaye niyeza ubusa sengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomeza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye, ni koko jye n'inzu ya data twaracumuye. Mwakira ijambo ry'Imana. Shimiye Imana. Amen. Amen. Dusomye amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Nehemiya. Nehemiya ngo yaricaye yumva inkuru, yumva ibyago, yumva amakuba, yumva bamwe bapfuye, yumva abandi batutswe, yumva abandi bari mu nzu y'imbohe, yumva abandi bari mu gisuzuguriro, yumva abandi bari hasi hariya mu kabande, yumva mu gihugu cyabo, yumva mu bwoko bwabo, yumva mu bera b'Imana, yumva harimo ibibazo bitandukanye. Ngo ariko amaze kumva ibyo bibazo waravuga ngo reka je nigira inama yo kugenda nkajya imbere y'Imana, ngo aragenda aricara. Ndashimira Imana nanjye ko nicaye haba ngiye gufata umwanya wo gusenga. Uyu muntu witwa Nehemiya ngo amaze gufata umwanya aricara ngo arasenga, amaze gusenga abwira Imana ngo jewe ndi umunyabya, abwira Imana ngo je naracumura, abwira Imana ngo narasambanye, naratukanye, nakoze ibizira byose, ngo ndetse n'ikigeretse kuri ibyo ngo nari umuziritsi wa vino zibwa. Yuza ngo nari ntuye mu kigega cy'inzoga,
bivuze ngo aho yari ari byagaragaraga ko atagomba gukizwa, aho yari yicaye byagaragaraga ko ibyo by'agakiza no guca bugufi bitari bukwiye, kuko yari umuntu ukomeye, umuntu wari uri ibwami. Urumva nta kibazo yari afite cyo hanze, nta kibazo cy'ubuzima, ariko yumvise ibibazo bya bene se, aravuga ngo nanjye reka nicare hasi ndirire umurimo w'Imana. Ngo aragenda ajya imbere y'Imana, ngo aribwira ngo Mana, ngo genda umunyabyaha, namaze kuba umunyabyaha, na bene data bariya bose ndetse n'abariya bavandimwe, ngo harimwo abasambanye, harimwo abatukanye, harimwo abibye, harimwo abagambaniye abandi, harimwo abakoze ibizira, ngo ariko uyu mwanya wa none njye ciye bugufi bwawe. Ngo Imana irangije yumva gusenga kwa Nehemiya, irabwira ngo Nehemiya, numvise gusenga kwawe, maze kumva gusenga kwawe, ngo none uhaguruka ugende, ngo ujye muri bene wanyu bariya. Ngo Nehemiya ageze muri bene wabo, ngo aragenda bose ababwiye inkuru y'Imana, ngo ibaze kuba umwami yaramuhaye uruhushya rwo kugenda. Ageze muri bene wabo b'Abisiraheli, ngo aravuga ngo noneho ngo Imana yampaye ububasha, yampaye n'ubushobozi, mureke twongere twubake inkike. Ngo batangiye guhagurutsa kugira ngo bubake inkike, haguruka abagabo batatu bitwa ngo Sanibalati na Tobiya na Geshemu. Ngo ngo nubwo mugiye kubaka uwo murimo, ntabwo twe dushaka ko mwubaka, ahubwo turashaka ko mwongera mugatatana, abapfa bagapfa, ingo zisenyuka zigasenyuka, abangara bakangara, abarogwa bakabaroga. Ngo kuko twebwe dushaka ni uko abantu musebe, ntidushaka ko abantu mubabaze. Bivuze iki? Bivuze ngo hari ahantu Satani ageza akashaka kukuzirikira, akumva ko udashobora kuba wanyeganyega, ni akabigira ukora na kakazi ukora ukamera ukarutwa n'udakora, ugakora ukwezi kwagera muri cyanjye ukagombye kupangira ya mafaranga, utubazo tukaba aribwo duhaguruka. Reka ndi hano mbanze mbaho ubuhamyaho gatoya, none ngaruke dusere. Muri jenoside twari abana bagira ngo muri 50. Abo bana ndibuka hari umugabo umwe, ni mwene wacu ubu ngubu, afungiye kuri gereza y'ahantu bita ku Gikongoro, ahantu hitwa iyo gereza yo ku Gikongoro, niba ari Impanga ariko muri Gikongoro. Noneho uwo ngo bamwita Irambwiye, ubu yitwa Irambwiye. Nagiye kubona mbona baraje iwacu kwa nyogokuru aho nabaga, mbona bafite igiti cyari kiriho ikintu cy'igitambaro hejuru, ariko narakuriye nsanga ni idarapo nyine ryo muri icyo gihe, ariko sinari nzi ko ari idarapo, nari umwana mu myaka 7, 8. Noneho mbona baradushoreye turi abana benshi, baratujyana, tugeze ahantu mu ishyamba hejuru, dusanga baharunze ibintu by'ibiti by'ibiguri by'ikawa, baharunze byinshi n'ingiga z'ibiti. Baravuga ngo turashaka yuko buri mwana wese ari butware kino giti akakimanukana uyu musozi akakigeza hariya hasi aho twacane. Ibyo biti bari bashize buri mwana bagendaga bamuha igiti rwari urugiga rurerure, ariko bakaguha agati gatoya ngo ko kugenda weguza usunika cya giti. Aho haramanuka, aho hamanukaga iyo wasunikaga cya giti kikakurusha imbaraga ukarenguka ukagwa imbere, wagwaga imbere cya giti kikamanuka kikakurenga hejuru nyine ugatabama aho ngaho, bakakusiga aho ngaho uri intu. Kwari abana bagira muri 50 twageze hasi ku muhanda, turi abana batarenga 8. Hamwe bacaniye uwo muhanda aho bari barashize bariye. Abo bana 8 bahise bavuga ngo aba bana ngo ni abana b'inyenzi, ngo n'ubundi nabo niyo mwabareka n'ubundi ejo batugaruka. Ikintu cyaje kuntungura, nabo ndetse muri abo harimo na bene wacu, harimo na mubyara wanjye. Ngiye kubona mbona afasha akana kamwe, barafasha amaguru, umwe afata amaguru, undi afata amaboko, barazunguza bakubita ku gikuta. Tuba dusigaye turi 7. Undi aturuka hirya nawe araza ati nyamuneka ati niyo nyenzi yo kwa runaka, nayo barayifashe barajunguje kubise ku gikuta. Tuba dusigaye turi 6. Babigenza gutyo, abo bana bose uko bagiye bazunguza bakubita ku bikuta, sigara n'umwana umwe. Uwo bakubitagaho ubwonko bugasohoka, uwo bakubitagaho nyine akakubira ubwo nyine, nuko uko babigenzaga byari uburenganzira bwabo, nta babakomaga mu nkokora, byari imbaraga zabo, bwari ububasha bwabo bari bafite muri icyo gihe. Noneho ndiruka, bamaze kumfata jewe baranzunguza, anjugunya munsi y'umukingo.
wumva ukuntu imana ari nziza kandi imana ari se. Amaze kujugunya bakubise ngo mankwita ku gikuta ahandi, umwe ajugunya gahoro, ngenda nitambitsirwa munsi y'umukingo sinagwa kuri cya gikuta, abandi babakubiseho. Ngiye kumva hari umugabo umwe niba bari ba resiposabure wari uraha, barabajije ngo uriya mujugunya hariya nini. Umwe arambwiye ngo niya nyenzi yo kwa runaka ngo nyine yamubyaranye n'abatutsi. Amaze kumubwira gutyo ikintu cyaje kuntungura, yahise abwira ngo nimugende mumufate mumuza. Bamwe bamaze kunjugunyamo hahandi, ubwo nakomeretse navunitse urubavu rumwe, bamwe bamaze kunjugunyamo niba baje baranzamura bampagarika iruhande rwa wa mugabo. Bamaze kumuhagarika iruhande, ndashimira Imana we yahise amfata ahita njyana kwa nyogokuru. Ageze kwa nyogokuru ahita amubwira ijambo rikomeye n'uyu munsi nyizirika. Aramubwira ngo uyu mwana wawe niba umushyira mu kimuga ukarenzaho amasaka, aga ngo niba umushyira mu mutima ukarenzaho ibishyimbo, aga niba ucukuruka mutaba ari muzima ukazamukuramo igihe kizaba muzabonera amahoro, aga ngo sindi icyo nashaka nuko azongera gusohoka. Amaze kumubwira aya magambo, umukecuru kuko yahise abikora. Ndabyibuka ahantu yari afite urusyo, urwo rusyo nibwo yagiye ahita afata munsi, hari ahantu bacukuye muri yo. Bamaze kuracukura rwa rusyo bari rwo batereka hejuru, bamaze kurutereka hejuru ya wa mwobo, noneho hejuru baterekaho umutima w'imyaka, noneho nge bashyiramo munsi ya wa mutima. Bamaze kuwushyiramo aho munsi, nyogokuru bakaza nkabumva, bakaza gusaka hirya hari ahantu bari baracukuye kandi kobo kasohokaga inyuma, imvura inyuma y'umurumba hari munsi ya fondasiyo gutya, umwobo uhinguka inyuma, noneho harambitseho akabuye. Noneho baza muri wa mutima bakajya bazojombamo ibintu by'ibyuma babaga bafite by'amacu, bakajomba mu mutima mu bishyimbo ngo bumve ko hari umuntu warenye. Biza kuba ngombwa ko wa mukecuru ankura muri wa mutima. Amaze kunkura muri wa mwobo munsi y'umutiba, ndaza nicaraho, bakajya banyuraho bagenda. Urumva ibyabaga byinshi narabibonye, ni ubuhamya bukomeye, ariko mba ahangaha niho narishatse kugira ngo wumve nawe uburyo hari ahantu wari uri ariko Imana ishaka kugira ngo igukure. Maze kuva aha hantu nahuye n'urugamba rukomeye. Mama wacu yabagaho mu rugo, aravuga ati no, uyu nguyu ntabwo mushaka. Habahagurutse Mukamaru nawe ati usimusha. Mabukwe yabyaye umwana umwe w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu afite uwo mukecuru afite abana 9, 8 bose ni abakobwa. Umugabo wanjye niwe muhungu uri, bivuze ngo ntuzazungura amasaha, kuko icyo gihe umwana w'umukobwa nta gaciro yagira. Niyo waba warize amashuri ukageza ahenda ko benshi batatumaga baniga, ariko nta mukobwa agiraga agaciro. Atangira kuvuga ati noneho wowe rero niweho tugiye guhiga, kuko niwe muhungu uri mu muryango, nyogokuru niwe ashobora kuzaraga iyo mitungo. Ni ahantu bandutekereze na ubuzima uhagazemo uyu munsi wa none, bandutekereze uyu munsi wa none icyerekezo urimo. Ese uyu munsi wa none uri mu mahoro? Ese uyu munsi wa none reka nkubwire ahantu ari mubwiye mu kanya, uwo mugabo Imana iramukoresha, aho bari banjugunye araza bari untoragura. Ese wowe nta hantu nawe wumva wabwira Imana ngo nanjye ntoragura muri aha hantu? Icyo gihe Imana yakoresheje uwo mugabo, nawe hari uwo Imana yakoresha akagutoragura hamwe hari uri. Niba wari uri mu bibazo akagutoragura mu bibazo ukabona umugisha. Niba wari umushomeri, Imana niyabura umuntu ikoresha akaguha akazi kugira ngo uhabwe umugisha n'Imana. Bivuze ngo tugiye gusenga Imana, nawe ugira icyo wabwira Imana. Ugira ikintu wabwira Imana ngo hari ahantu bari baranjugunya abantu, ariko ndashaka ko ari wowe Imana ihantoragura. Ubwira Imana ngo ahantu nari imbohe igihe kirekire, ariko ndashaka ko ari wowe Imana imbohora. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Sanibalati na Tobiya na Geshemu bakurwanyaga, nkeneye kugira ngo dufatanye umwanya dusenge, tubwire Imana ngo Sanibalati na Tobiya na Geshemu nta gaciro bafite, nta n'ububasha, nta n'uburenganzira bafite ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira Imana yamuye hariya hantu.
gusa ikintu kimbabaza ni kimwe, nageze igihe cyo kujya gushimira uriya mugabo Imana yakoresheje, mbajije mu rugo numva ngo yarapfuye, mbajije n'umwana we byibura umwe nabasanga ngo ntawe ukiri. Ishimwe nagombaga kumushimira nzajya nishimira Imana, kuko nashaka kubwira nkamubwira imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye, nkamubwira ko nawe hari ahageze byibura mu mirimo yakoze, hari ahageze nawe ngo ashimirwe ko mu gihe abantu bari bariho bica abandi we yagerageje kumvira umwuka w'Imana akagira uwo yakiza, kugira ngo nanjye umwanya mbere kuvuga izina ry'Imana nanjye ndokora ubugingo bwawe, nanjye nkize ubugingo bwawe, kuko wumvise amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo nkubwire ni ushobora kuba ruri mu byaha. Reka nkubwire jewe nanyoye inzoga hahandi navangavangaga, ngafata turbo mitsingi, ngafata urwagwa rw'ibitoki, ngafata kofi, nizo zari zigezweho icyo gihe, nkavangira mu ijage, narinza kuvangira mu ijage nkanywesha ikirahure kugira ngo numve ko ndi busibe. Ariko Imana intoragura aho hantu iranzana irangira ngo mwana wa ngo nagusanze wigaragura mu ivata ry'ibyaha, ndavuga ngo nubwo uri mu ivata y'ibyaha ngo ariko baho. Iyo Mana yatumye mbakiriya gihe abandi bana bose bakabura, abandi bana bose bagapfa, uyu munsi none nkaba ndi muzima. Igitumye uri muzima nawe ni nacyo kigiye gutuma Imana ikora, igitumye ukiriho nicyo kigiye gutuma Imana ihaguruka mu ntebe yayo. Haravuga ngo ntabwo Imana inezezwa si yaramara, ngo ntabwo Imana inezezwa nuko abanyabyaha bapfa, ngo ahubwo ikinezeza Imana nuko abantu twihana. Nehemiya yuguye aravuga ngo noneho rero ngo jye bashiye bugufi natura ibyaha byanjye ngo n'iby'Abisiraheli. Ushobora kuba uri mu byaha uyu mwanya tera intambwe, hagira ngo tera intambwe imwe yonyine, Uwiteka atera 99 agusanganira. Tera intambwe imwe umwemerere kugira ngo agusange muri ibyo bibazo amadeni. Imana ntakiri yawundi muntu wishyura amadeni uretse Uwiteka. Tugiye gusenga Imana, icyifuzo cyawe cyari cyo cyose Imana yiteguye kugisubiza. Kubw'amaraso yavuye ku musaraba saa 9 azagera akavuga ngo byose birarangiye. Hari ibyo Imana igiye kurangiza ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimiye Uwera wa Isiraheli. Amen. Gushimiye neza yawe n'imbaraga zawe n'ubutware bwawe. Haleluya. Gushimiye ubudahangarwa bwawe, hari aho bari baranjugunye ariko barantoraguye. Nanjye hari abana bawe sengeye, hari Satani yari yarajugunye, arajugunya mu bibazo, arajugunya mu madene, arajugunya mu bicanege, arajugunya mu byaha, arajugunya mu bisitaza, arajugunya mu mbaraga za karande. Abo ndabataruye, azaniye Uwiteka, bafata amaboko n'amaraso yawe. Amen. Ndagushimiye kubwo gukiranuka kwawe. Hari abari bafite amadeni, abo ngabo bishyurira Imana ibasha gukora ibiruta cyane. Muri njyanye ngo wanyishyuriye imyenda yose. Undi arahimba ngo za mbaraga zose zarwanyaga waziribatiye igorogota, ngaho reka mugireho umugisha. Tabara abana bawe kandi ubatsindishirize, ubabere ku rugamba ku bwa Kristo Yesu. Tuguhaye icyubahiro kubw'ineza yawe n'imbaraga zawe n'ibintu bitangaza wakoze. Bashakaga gukizwa bahabwa agakiza kuko bagashatse kandi basabye neza. Abatura ibyaha byabo nabubumbe. Ganira n'umugaragu wawe Salomo arakubwira ngo iyi nzu nubatse ngo umuntu wese uzahagera ngo akubura amaso akareba mu ijuru, ngo nawe uzamwumva uri mu ijuru ururukiye kumubabarira ibyaha ndetse n'ibicumuro. Turagushimiye ku bwa Kristo wa Nazareti none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu.